cyane cyane iyo yambaye gutya ugerageza kuyitamikaho gato. Nujya iburyo ntabwo uryama gutya, ahubwo ugerageza icyo twita kuvunira ibumoso. Nizere ko mumeze neza aho muri mwese. Nanone twongeye turagarutse kandi kuri uyu munsi ku bantu komezanyije intambwe cyangwa umurava n'umuhate wo kwiga imbyino zacu binyuze kuri iyi channel. Ndabashimira cyane. Kuri uyu munsi ngiye kubereka icumu rya kabiri ry'abagore beza, ariko kandi nkuko nabibasezeranyije ngomba no kubereka uko dukora ya ntambwe ibanza idufata kitero. Yes, reka tubikore. Ikindi ubakore ndayibyina yose kugira ngo wowe wize twiganye umenye uko twatangiye, umenye ndetse nuko tuyisoza. Noneho tujyane. Nongera kwibutsa ko mugomba kwihanganira inkumi. Kuri izi mugomba kwihanganira inkumi, ariko byose biragenda neza. Ukuntu akitera tugafata wamufasha uko tukitera bisanzwe. Murabona uko umwitero tuba twiteye, uragafata noneho ukagakuramo utarakambara, ariko gapfunditse cyangwa se kadoze bitewe nuko muwambara bya byiza kadoze kuruta gupfundika. Ukafata hombi gutya, noneho tugakora. Iyi ntambwe ni 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Noneho ugakoresha umwitero. Urakora 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Mu by'ukuri uyu mwitero hari abazajya ubona bameze gutya, ariko ku bwanjye uko mbibona ntabwo bagakwiye gutuma umwitero ugupfuka mu maso ngo tubure isura yawe. Ikindi cya kabiri, ntabwo bagakwiye kugenda kunkumurira mu maso y'abantu cyangwa urumva iyo turi kubyina akenshi dutaramata tubahawe ikibuga hagati y'abantu cyangwa aho unyura hose impande zawe zikikijwe abantu. Rero kugenda bakunkumuriraho mba numva bitari byiza. Niyo mpamvu ngiye mpitamo ko mushobora kukatwara gutya ukamenya ko mu maboko yawe ni urukoro rwonyine ruri gukora. Abibonye ukongera ukamanura 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Abibonye haza 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 4 5 1 2 3 4. Abibonye ukibuka ko ni mu mpande nyine. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5. Noneho baza kubaho kagatambiye 1 2 3 4. Ukagira gute mukambara. Hari n'abazahera iburyo biterwa n'umutoza wanyu, ariko mbona kenshi abantu bahereye ibumoso ariko byoroha. Urumva ugiye kwambarira iburyo biterwa n'umuntu, ariko ngiye kwambarira nka hano ukagwa gutya mbabona harimo kata nyinshi, ariko hano ibumoso bitabyoroha. Ngiye biranyorohera mpita nambara. Hanyuma ugiye kwambara kugira byorohe ukanyuzamo gutya. Bibaye imibare myinshi unyuza mu ipfundo kugira ngo utishisha mu mutwe.
kuruta kugafata cyangwa se mugafata 1 2 3 4 ukagafata mukakarekura mukambara ariko mbereka buri mu buryo bworoheye. Iyo umaze kukambara urumva indirimbo bikirimo mucungana abagenzi banyu mukara nimba mwese mwambariye irimwe kugira ngo utatwara abagenzi bawe abandi batarambara. Umukondo, impembe, bamwe bari ku mpande bose iyo bamaze gucunga babonye abagenzi babo bambaye muhita mufata rya ntambwe icurira. Ugafata rimwe risanzwe ukoroha mu ntugu, ukoroha mu maboko, ukoroha mu biganza kuko hose hagenda hafekta. Ugafata icumu twibukiranye irya mbere mwibuke ko iyo umuntu amaze gutega amaboko ntagasubira inyuma, uguma aho uri cyangwa ukagenda imbere ugacurira. Ndagira mbibutse icumu rya mbere ubu nongeye gufata icumu rya kabiri muri difference nta yindi ni uko tuba turi bugire gute, tuba turi buhindukire gusa aho kugira ngo ucurire ujya imbere uraricurira uhindukira. Ayibonye? Reka twongere. Ubwo ni ya 11, ubwo ni 10, 11, ukora uhindukira ukagaruka kuri 1 2 3 4. Duhere ku icumu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 ugakomeza ukagenda kuri 11 bisanzwe mu mpande uhita ukomerezaho ya ntambwe. Murabona ko nta gitangaza kirimo. Wamenye icumu rya mbere, icumu rya kabiri ryoroshye ni ukuzenguruka gusa. Twagiye ukubura kugira ngo uhite ukora. Twagiye nangiye subira mu kuzenguruka uraza. Wabonye ukuntu nkasa amaguru yanjye ntabwo nohereza akaguru konyine uko wakikubita hasi, njyanye amaguru yanjye yose arakata. Wibuke ko wambaye n'amayugi ugomba kuyahura umwanya wo kadahura. Iyo afatanye hafatana kubi nta kintu wakoze gutaruka gusimbuka byonyine. Rero urabyirindira nako bishaka kubaho. Uraza amaboko yawe ari hasi ukakubura uba wihengekamo none ukaza ukoroha ukoroha twagenane mpereye reka mpereye ku icumu uko rifatwa 1 2 3 4 1 2 wikemuka. Twagiye icumu rya kabiri wowe ushaka kurifunga ushobora gukora. Mushaka kwifungira mu ngamba ushaka kwikora gutyo. Wowe ushaka kwikomeza mushaka kurifunga bisanzwe, kurivanga bisanzwe mugataha muri iyi ntambwe cyangwa se mugakora icumu rya nyuma ribaho, ariko sinshaka kuribigisha kuko
amato yose nagiye mbyinamo agira umwihariko wayo. Rero buri bose bagiye babihimba kwabo, niyo mpamvu nashaka kuvuga ngo wabaye icumu rya gatatu kandi baba barikreye. Reka mbaho umwimerere w'amacumu abiri, noneho bitewe nuko mubishaka nawe mushaka kuzongeraho cyangwa se mukayirekera uko nguko. So tugiye kwibyina sibyo? Inshuro imwe, inshuro ya kabiri dukoreshe indirimbo tube tubayirangije. Nifata kitero tubikore uko ikorwa. Ting 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 usigara ufite ritime y'akaguru kugira ngo mutaza kujya musana, ukarabagenza niba bamaze kwitera bose ugahita ufata ukibuka ifoto hano hantu bagufotoye ko bagomba kusanga mu rushara cyangwa mu rukoro. Tugafata icumu ngiye kuyikora rero noneho ushyizemo icupa inshyiraho indirimbo kugira ngo bitworohere. Tugiye gusaba badushyiremo indirimbo kugira ngo noneho tuyikorane n'indirimbo twumve uko bigenda. Igira amacumu abiri yonyine mugafunga cyangwa mugataha. Mwayibonye rero ni imbyino y'imbaraga, imbyino y'ingufu, imbyino isaba igihaha no kuba uri tayari. Nuko nkore tubyina ni imbyino y'intwatwa, tukaba tubyina gutyo ikaba ikunda kubarizwa mu majyepfo. Rero ubwo twizeye ko twayiganye, twizeye ko twese twayimenye, aho tuzahurira twitarama nyabona ntuzicare, uzahaguruka utaramane natwe. Hanyuma hari abagira icumu rya gatatu ariko ubundi igira amacumu abiri mugafunga cyangwa se mugataha bitewe n'icyo mushaka, bitewe n'uko mwapanze umukino wanyu, ariko ubundi ni amacumu abiri. Muzajya kubona mubone hari abashiraho irya gatatu ubwo kugira ngo baryifashishe babone ko bafungira mu ngamba. Hari abazakora ibiri gusa bagatarifunga bagisoza aho twakoreye bavuye mu kuzenguruka bakava hano bagatayifunga, ubwo nabo
bizaba ari uko, bizaterwa nuko mwateguye umukino wanyu, nuko mwateguye umukino wanyu. So mwese rero nizere ko turi kumwe nshimira n'abantu mukomeje kuduha amavideo, nawe utarayaduha nyawe yaduheze ko niho nyine dushobora kubona uko tukosora cyangwa twunganirana mu bitekerezo. Murakoze ya Instagram page yanjye ndetse na TikTok ndetse ni YouTube yacu channel iracyari yayindi. Instagram murayibona hasi ku ma ekra yanyu, ku screen zanyu, ndetse na TikTok. Murakoze cyane rero, naho utaha Imana iduhana umugisha.